Abanyarwanda bajya baca umugani ngo yaje nk'iyagatera. Uyu mugani bawuca iyo hagize igikorera umuntu amarorerwa kimuguye igitumo, nibwo bagira bati cyaje nk'iyagatera. Ukaba warakomotse kuri Gatera nyine. Byavuye ku mukazana w'Ikirongore na nyirabukwe bakorewe amarorerwa na Gatera. Gatera akaba yari atuye mu Buganza bwa ruguru rwa Ruguramuhazi, agakunda abagore byamushajije. Umugore we bwite yari uw'Ibumbogo bwa Nkuzuzu mu Bwanacyambwe. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we babibamenyesha. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambika Muhazi akomeza urugendo. Ageze Igicaca ashaka kunywa itabi, areba ahantu hari agacucu arahicara, atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi y'aho bari bageze. Urwo rugo rwarimo umugeni umaze gutinyuka abantu ba hafi. Yari amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo, atakirirwa kwa nyirabukwe na sebukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo kugira ngo ishyuhe, kandi no kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotsi kava muri ya nzu agenda ariho agana. Inzu yari ifite n'igikari cyayo. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka arimo kuboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye, abanza kugira ngo ni umwe mu bo basanganywe. Umuhungu amuhereza intoki bararamukanya. Umugenzi amusaba igishirira, umugeni aramubwira ati tambuka ngo uwo umuriro ku rubumbiro. Aratambuka atekera itabi, arahaguruka amusezeraho aragenda. Amaze kugenda, nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso agira ngo amumenye, ariko ntiyamumenye. Asigara yibaza atari kuriya muntu mviriye mu nzu y'umwana n'uwaye. Uwo muhungu ageze aho Gatera ari amuha itabi, amushimira n'uwo mukobwa. Ati muri uyu rugo hari umukobwa mwiza pe, kandi ni umugeni kuko nabonye yitwikiriye mu maso. Gatera atari mu nzu wenyine sha. Uwo muhungu atari mu nzu iri mu nkiki ya ruguru, arabohera mu mfuruka. Gatera ati mfashe itabi. Arahaguruka nawe ajya muri urwo rugo, aboneza uko wa muhungu yamubwiye. Ubwo nyirabukwe w'umugeni nawe arimo arareba, abona Gatera yinjiye mu nzu. Umukobwa abonye ko ari umugabo ufite icyubahiro, arahaguruka yinjira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi. Umukobwa agira ubwoba amuhongera ku buriri. Gatera akubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga, aribwira turiya muntu watumye umwana aho ntafitanye amasezerano n'umukazana wanjye. Ati henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri, afata wa mugeni baragundagurana. Gatera amurusha amaboko aramusambanya. Igihe batararangiza, wa mukecuru abageze mu muryango arabumva. Ntibyatinda, Gatera arangije amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi. Apfa kwihangana, ahereza wa mukecuru ukuboko araramukanya. Gatera ariyandurukira. Uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi, ahura n'umukazana ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi. Aramukoba aramukwena. Ati yewe ganyabo, yewe bakosha badahanye we, yewe wo kanyagwa we, kugaragaza ingeso utaranakizwa amasunzu. Umukobwa ati mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi, aje atyo nk'uko umubonye. Umukecuru aturambeshya. Ati yohereje umwana aza yitekerereje itabi, muravugana. Asubirayo ajya kuvuga ubutumwa. Amaze kubumubwira undi araza mujya ku buriri. Ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyagufatiye mu kirambi, ahubwo wamushyiriye ku buriri bw'umwana wanjye. Umukecuru arashega ati henga inka zikuke mbivuge maze bagusende wa nkozi y'ibibiwe. Ubwo rero Gatera yageze aho wa mwana bari kumwe ari, asanga igishirira cyazimye. Arongera atuma uwo mwana ati genda wongere ushyireho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango, yumva uwo mukecuru akwena umukazana we. Arahagarara akomeza kumva uko amukoba. Yumva nuko umukazana amwihohoraho amusaba imbabazi, undi aho kuzimuha akarushaho kumutuka. Byose amaze kubyumva, arabegera ati nimunyongere igishirira ikindi cyazimye. Uwo mukecuru atutekerera itabi ninde. Undi ati ni Gatera wo hakurya ya Muhazi,
umukecuru ati murajyahe? Undi ati turajya i Bumbogo bwa Nkuzuzu. Bamuha igishirira ashyira ku nkono, ashyira Gatera, amutekereza ibyo yumvise n'ukuntu umukazana arimo akorerwa amarorerwa na nyirabukwe, amutuka. Ati wagize nabi cyane, uriya mwana agiye gusendwa kubera wowe, kandi bambaje izina ryawe n'aho utuye byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabwira bene wabo ko ibyo wamukoreye ari byo bimusendesheje, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo. Ati kandi nibura ntumujyanye ngo akubere umugore cyangwa se umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati mfashe iyi nkono. Umwana arayimufasha. Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva wa mukecuru arakiyasira. Yumva umukazana arimo ararira. Yinjira mu nzu vuba. Babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru aramuterura, amucana inyuma y'inyegamo, amuta ku buriri. Barakirana, Gatera amurusha amaboko, nawe aramusambanya. Umukecuru akagumya kumutuka ati wagisazi we, ndekura wagisazi we, ndekura wowe ugatsindwa we. Biba by'ubusa. Gatera aramwihorera, aritonda ye biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agasekera mu bipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza, amanuka ku buriri. Asezera ku wa mbere, ni ukuvuga wa mukazana. Undi aturabeho kandi urakoze kuko nkuye mu cyaha warunshyizemo. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirengeje cy'umukazana we yari afite mu kanya. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongoraho. Ati mbese mukecuru, aho wowe ntumuhaye ko mwatindanye? Undi ati mwana wanjye hora mpore, ceceka nceceke, ubonye ishyano mbona irindi. Ati mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Uwo mukecuru ati bamera nyinshi, iya Gatera yo yaje ari simusiga. Umukazana ati ntabwo mbireka, jye sindabyara, nzagomba gusaba amasubyo. Nyirabukwe ati mwana wa uramenye n'isazi ntizakugwe ku munwa, naho ayo masubyo nzayagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi bombi bakomeza kuba inshuti za Gatera. Nuko iyo nduru umukecuru yari yavugije yahamaganwa na Gatera. Bagezeho byose biramenyekana, bamenya n'izina ry'uwo mugabo Gatera. Kuva ubwo rero inkuru bakimomo, ikije cyose ari ingundirizi, kigakoresha umuntu icyo atateguye atanagishakaga, bati cyaje nk'iya Gatera. Yaba ari umuntu uguye undi gitumo atamwiteguye, bati yaje nk'iya Gatera. Kuvuza nk'iya Gatera rero bikaba mu Kinyarwanda bisobanura nko kwadukana inkubiri y'urukozasoni rutizibukirwa.